Yes, ni Isaac Abia Theophile, ni umuvugabutumwa. Uyu munsi nongeye kuza kuri YouTube channel yacu tugira ngo twongere kwiga ibiganiro bigiye bikurikiranye. Uyu munsi tugiye kwiga ese gushyingiranwa ni iki? Abantu Imana yaraturemye kugira ngo tubeho kandi tubane mu mahoro tunezerwe. Ese ni iki Bibiliya ivuga mu gushyingiranwa? Abantu muri iki gihe tugiye kuvuga ku magambo turi bugende dusoma muri Bibiliya kandi tugenda twumva n'ibitekerezo. Wankora subscribe, ugakanda comment, ndetse ugasharinga ibiganiro, ndetse ugatanga na comment aho ngaho kubyerekeranye n'ibiganiro tugiye kuganira. Uyu munsi iyo turebye mu itangiriro, ese ubundi mu itangiriro habaye iki? Mu itangiriro Imana niyo yasezeranyije umugabo wa mbere ariwe Adamu, imusezeranya n'umugore bita Eva. Ariko ntitugiye kureba amagambo yose yahabaye cyangwa ukuntu byagenze kose. Iyo dusomye mu itangiriro 2 kuva ku murongo wa 24, haratubwira ngo umugabo azasiga se na nyina yomatane n'umugore we, bombi babe umubiri umwe gusa. Imana yaravuze ngo umugabo azasiga se na nyina yomatane n'umugore we ngo babe umubiri umwe. Bisobanura iki? Umubiri umwe cyangwa one flesh, umubiri umwe ni ukuvuga ngo umubiri wawe, sense zawe, ubwonko bwawe, amaguru yawe, intoki zawe, byose bigomba gukorera hamwe. Uko niko Imana yagira ngo ikore iri sezerano. Ariko iryo sezerano Imana yasezeranyije, ese uyu munsi niryo sezerano abantu basezerana? Cyangwa uyu munsi hari isezerano ry'inyungu ritari isezerano Imana yavuze? Ntabwo ndi kurwanya amatorero cyangwa ngo ndwanye amadini. Ariko gusezerana bivuga ngo gusiga, gutandukana, gufatana isezerano. Isezerano tuvuga hano Imana yaturemanye niryo bita covenant. Covenant ni amasezerano, ni isezerano usezerana ko uzaba mu bibi n'ibyiza. Ni ukuvuga ngo ni ugusiga, gutandukana n'ubugwari, ahubwo iryo sezerano ukarisohoza. Covenant iryo ni ry'Imana yadusigiye kugira ngo twese turigenderemo. Niryo sezerano twakagombye kuba tubana naryo muri aka kanya. Amasezerano akenshi iri sezerano Imana yaduhaye ritubwira ngo kuba mu mubiri umwe, ubuzima bumwe, intego imwe. Covenant ni igihe usezeranye n'umuntu mukaba umubiri umwe, mukagira intego imwe, mukagenda kimwe, kandi mukanyurana no mu bibazo bimwe. Ni ishyingiranwa rero si igitekerezo cy'abantu, ni gahunda y'Imana kubaka umuryango, kurera abana, kugaragaza urukundo rwa hano ku isi. Covenant ni isezerano usezerana rivuga ngo ntabwo nzigera ntandukana n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye uko byagenda kose. Ariko ni iyihe mpamvu muri iyi minsi umugabo n'umugore basezerana iminsi mike bagahita batandukana? Ibyo ngibyo ntabwo tubyita isezerano, ahubwo tubyita ibyo bita contract.
abantu muri iki gihe ntago bagisezerana bagendeye kuri covenant, ahubwo basezerana bagendeye kuri contract. Contract ni igihe cyagiye inyungu washakaga utakizibona warangiza ukagenda. Cyangwa contract ni igihe ugenda ukaba kuri rya sezerano ry'inyungu, za nyungu zawe washakaga zamara kurangira ukagenda. Ariko Imana ntago itubwira gukora na contract. Nubwo abantu bagenda bagakora mariage ceremony, bagakora ibintu byinshi, ariko ntago Imana yigeze itubwira uburyo tugomba kubana tugendeye contract. Ahubwo Imana yaduhaye kugira ngo tugendere kuri covenant. Noneho isezerano si contract. Contract ni iki? Contract ni ishingiye ku nyungu. Isezerano rishingiye ku nyungu niryo bita contract. Isezerano rishingiye ku kwiyemeza no gukomera ku ijambo. Iyo dusomye muri Malaki 2 tuvuye ku murongo wa 16, Imana iravuga, Imana yanga guhemuka mu ishyingirano. Iyo usezeranye imbere y'Imana, imbere y'amategeko, ntago isezerano bivuga yuko tuzajya mu mategeko cyangwa imbere y'Imana. Iyo uri kuganira n'umukobwa muzasezerana, iyo muri guteretana muvugana, hari ibyo bita covenant muhana. Hari amagambo mubwirana, tuzabana mu kibi n'icyiza, tuzabana mu burwayi, ntago nzagusiga, Imana izabimpore ningusiga, ntago bizigera biba. Ariko wa muntu akarenga kuri covenant yaguhaye, mwamara kubana, yamara kubona intege zawe nkeya, yamara kubona ahantu ugenda nabi, aho kugira ngo aguhane cyangwa akwiyegereze, avuga ati Mana ngirira neza umpe kubaka, ahubwo wa muntu agahitamo kugenda, cyangwa wa mugabo agahitamo kwirukana umugore we. Covenant ni igihe ushobora gusezerana n'umuntu, ugasanga wa muntu afite uburwayi bukomeye, ugasanga wa muntu afite kanseri, ugasanga wa muntu ntabyara, ugasanga wa muntu afite uburwayi bukomeye mu buzima. Covenant iguhereza kwihangana, kuko niryo sezerano wasezeranye. Ariko kubera iyo waje kuri contract, niyo bivuze ati uyu muntu ko nsanze inyungu ntago akizifite, reka uyu muntu mureke. Ntago ariko Imana yaturemye. Imana yaturemye kugira ngo iduhereze isezerano rya covenant. Covenant ni igihe usezeranye n'umuntu, ugasezerana nawe kuzabana karamata, ugasezeranya nawe kuzatandukanywa n'urupfu. Ese abantu basezeranye gutandukanywa n'urupfu, abantu bagasezerana ko batazigera bata abandi, ariko uyu munsi bakaba barabataye, ese ni izihe ngaruka bazagerwaho? Reka dukomeze, ingaruka turazireba nyuma. Muri Malaki 2:16 haravuga ngo Imana yanga guhemuka mu ishyingirano. Guhemukira mu ishyingiranwa ni iki? Guhemuka si imibonano mpuzabitsina gusa, harimo n'amarangamutima yihishe. Amarangamutima gukoresha amafaranga mu ibanga no gutesha agaciro uwo mwashakanye. Matayo 5:28 haravuga ngo uwitegereje ararikira aba asambanye mu mutima we. Matayo, Yesu yaranditse aravuga muri Matayo, aravuga ngo uwitegereze ngo abasambanye mu mutima we.
ariko guhemuka ntabwo ari uguhemuka mu mibonano mpuzabitsina, si no guhemuka mu mafaranga gusa, ahubwo guhemuka ni to lose your covenant. When you lose your covenant, usigara uri wa muntu utakiri wa wundi wo kwizerwa. Ushobora kuba uri umugore cyangwa uri umugabo, ariko ndagira ngo nkubwire, ntago byoroshye kugira ngo ubeho mu buzima bwo guhemuka. Iyo ubayeho mu buzima bwo guhemuka, uhura n'ibibazo n'ibyago ndetse bikomeye. Bibiliya iravuga ngo gusezerana isezerano nturisohoze ngo biruta no kutarisohoza. Ariko uyu munsi ndi kukwigisha, ese muri mariage yawe, mu rugo rwawe, ndi uyu munsi uri kumwe n'umugore wawe n'umugabo wawe, ndagira ngo nkubwize ukuri, wa mugabo we, wa mugore we, ntukigere utandukana n'umugore wawe, kuko mwasezeranye kuzabana karamata. Kabone nubwo haba hari ibibazo bikomeye, biteganya kwihanganirana. Covenant iguhereza kwihangana mu buzima kuzageza ku iherezo. Yesu yaranditse yaravuze ati, nimwihangane kugeza ku munsi wa nyuma, nimwihangane kugeza ku munsi w'imperuka. Ese ni izihe ngaruka? Ni izihe ngaruka zo guhemuka? Reka turebe ingaruka. Gucika ku isezerano n'amahoro yo mu mutima, kubura icyizere, kwangirika k'umuryango, ingaruka ku bana n'igihe kirekire. Abagalatiya 6:7 aravuga ngo icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Iyo uramutse uhemukiye uwo mwashakanye, ya covenant wamuha ukavuga sinzagusiga, nzabana nawe, Imana izabimpore ningusiga. Iyo uramutse wangije iryo sezerano, ugerwaho n'ingaruka nyinshi, akenshi emotionally, social. Usanga mu buzima bwawe bitagenda neza, ndetse n'imibanire ubanamo n'abantu cyangwa aho uzabaho mu buzima bwawe utishimye, kuko uzasigara umeze ko ucirwa urubanza ko wahemutse. Uyu munsi wa none utaye uwo mwashakanye, ugiye gushaka undi. Ariko nkubwire, ntago bizakugendekera neza, kuko covenant yawe ya mbere wasezeranye wayitakaje. Ubundi Imana yaravuze ngo uzasiga so na nyoko, usanga umugore wawe mubana karamata. Ubundi umugore bavuga ni isugi. Iyo umugore yabaye umugore yarangiza agata urugo rwe akajya mu rundi, ubwo ntabwo aba akiri umugore. N'uwo mugabo umushaka, ntago n'uwo mugabo aba ari seriye mu mutwe, kuko uwo muntu yataye uwo yashakanye nawe. Wowe ugiye kumuzana kandi uri umugabo umeze nka wa wundi. Niki ugiye kumukorera kitazatuma wa wundi wagusiga? Niki ugiye kumukorera kizatuma ya masezerano yasezeranyije uwa mbere aya breaking, ayawe azayakipinga gute? Bibiliya iravuga ngo uwirukana umugore we ngo atamuhoye ubusambanyi ngo agashaka undi, ngo uwo muntu aba ari mu ngeso mbi. Rero muri izo ngaruka ni gute twazirinda? Niba waratandukanye n'umugabo wawe, haracyari icyizere ko mushobora kwiyunga mugasubirana. Ariko niba ugikomeza kugendera muri gahunda z'abantu bakugira inama, reka nze nkubwire, umuntu ukugira inama gusenya, uwo ni umwanzi wawe, ni Satani. Uwo umuntu ukugira inama yo kubreakinga covenant ni isezerano usezerana n'umugabo wawe n'umugore wawe ko muzabana karamata, mutazigera mutandukana. Rero Yesu ntago yishimira ibyo bintu iyo bimaze kuba. Niyo mpamvu mu migani handitse ngo umugore w'umupfapfa yisenyeraho urugo rwe, ngo ariko umunyabwenge ararwubaka kandi akarukomeza. Impamvu abantu bagwa muri iki cyaha,
inyungu z'igihe gito, inshuti mbi n'abashuka, icyo bita social media n'ubuzima bwihuta, kubura ubuyobozi bw'Imana. Impamvu abantu babikora ni uko icya mbere umuntu utandukana n'umugabo we cyangwa n'umugore we, uwo muntu ntatinya Imana. Kandi kudatinya Imana gutera gusuzugura. Usuzuguye Imana yashyizeho covenant, isezerano ry'umugore n'umugabo, ko mugomba gutandukanywa n'urupfu. Wa muntu umusize akiri muzima, uragiye ushatse undi. Ndagira ngo ubwire wowe wumva iki kiganiro, ni umwuka w'Imana arimo arabimbwira, kandi ni ikiganiro nzahora mvuga kandi nsubiramo. Impamvu uyu muntu akora ibi bintu, icya mbere nta mwuka w'Imana agira, nta gusenga, nta kwizera agira mu buzima bwe. Ikindi, afite inshuti mbi cyangwa afite umuryango mubi. Ntabwo umuryango wawe cyangwa inshuti yawe ikubwira gusenya, kabone n'ubwo umugabo wawe cyangwa umugore wawe yaba ari mu bibazo, kabone n'ubwo yaba yakoze ibibi. Ntabwo umuryango wawe ukubwira gusenya. Umuntu ugusenyera wese, yaba uwo mu muryango wawe yaba inshuti yawe, uwo muntu ni umuryango, uwo muntu ni umuntu mubi, ahubwo ni umuntu ukuzanira umuvumo. Hari imivumo rero iva muri aya masezerano twasezeranye. Iyo mivumo, icya mbere uzabaho nabi, icya kabiri ntabwo uzigera wishima, uzishinja icyaha mu buzima bwawe, ndetse nunashaka urundi rugo ntabwo uzarubamo mu mahoro, kuko iteka uzahora wishinja. Uwo muntu mwashakanye azahora agushinja, kabone n'ubwo wagwa mu ikosa azahora avuga ngo ese ubundi ko wananiwe uwa mbere, ubundi njyewe nzagushobora, ese ubundi izi ngeso zawe, n'ubundi kubera icyo utubatse uzahora uri mu marira kuzageza ugeze ikuzimu, kandi n'Imana ntizakubabarira. Impamvu uyu munsi wa none abantu basigaye basezerana n'abandi bagendeye ku nyungu, ibyo bica contract. Uyu muntu ndasezerana nawe kuko afite amafaranga, uyu muntu ndasezerana nawe kugira ngo anjyane mu gihugu cyo hanze, uyu muntu ndasezerana nawe kugira ngo muboneho ubu buryo. Ariko wa mukobwa, abakobwa nibo bakunda kubikora cyane. Ukunda gusezerana n'umuntu kuko umushakaho inyungu, ariko ibyo bintu uri gukora, uri kwikurira umuvumo mu buzima bwawe, ndetse n'abana bawe uzabya, n'igisokuruza kizagukomokaho kizagerwaho n'umuvumo mubi. Uwo muvumo uzagukurikirana kuzageza mu buzima bwawe upfuye. Gusezerana umuntu, covenant, ntabwo ari imikino kujya gusezerana n'umuntu. Ntabwo ari imikino kujya gushaka umugabo cyangwa gushaka umugore. Icya mbere ni uko ugomba kubitekerezaho, ni uko ugomba kubitekerezaho n'umutima wawe nawe, ukavuga iki kintu ngiye gukora, ese nzagishobora? Ariko uyu munsi urimo urasezerano ku bw'inyungu. Umva nkubwire mugenzi, ntabwo uzi ikigutegereje imbere. Niyo mpamvu uzahura n'ibibazo bikomeye, uburwayi buzagutera, ububabare buzagutera, uzajya urwara buri gihe, ubabare buri gihe, uvuge ngo bimeze gute. Ujye mu mihango ikubabaze iminsi myinshi, uvuge ngo ese nakoze iki? Ariko hari byinshi wakoze wowe utabona ko ari icyaha, ariko warahemutse. Uzarwara uburwayi ujye kwa muganga babubure, kubera ni imivumo ikuriho. Rero inyungu z'iki gihe, akenshi ugira inshuti mbi. Social media z'ubuzima bwawe, ese inshuti zawe ufite nini? Ese inshuti zawe ufite zikugiriye inama? Ese ni ukubera iki iyo umuntu amaze gushaka, inshuti ze zitangira kumubwira ati dore bimeze gute? Ese ni ukubera iki umuntu iyo umaze gushaka ufite urugo utangira kumva amakuru, umugabo wawe dore yagiye aha, umugore wawe dore yagiye aha, ibyo byagenze gute? Kandi ukiri umukobwa ntabwo ibyo wabibonaga.
urumva. Ariko uyu munsi Satani niyo mpamvu avuga ngo Satani yaje kwica, ngo kurimbura no gusenya. Satani araza akakuryoshya, akaza akakubwira ati dore bimeze gutya na gutya. Satani akakujyamo akakwinjira, akagusenyera urugo, akagusenyera umuryango, akagusenyera communication y'ubwumvikane bwawe hagati yawe n'Imana. Ngo iyo amaze kugusenya aba amaze kugufata. Iyo amaze kugusenya arakuzengereza. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi babaho nk'imbobo. Ugasanga umugore yari muzima, yari umugore ukeye, umugore ufite, kandi umugore agira icyubahiro iyo ari kumwe n'umugabo we. Bibiliya iravuga ngo umugore wubaha umugabo wawe, umugabo wawe agukunde. Niba utubashye umugabo wawe, ndakubwiza ukuri urwo rugo ntabwo uzarwubaka kandi uzarubamo. Ubaha umugabo wawe. Ndagira ngo ubwire wowe wubatse, nukuri tangira gusenga Imana. Imana niyo yubaka, Imana niyo iguhereza ubwenge. Salomo yaravuze ngo Mana mpereza ubwenge. None uyu munsi wa none ndagusabira kugira ngo ugire ubwenge bwo kubaka. Wa mugabo we, wa mugore we, turimo kuganira n'abagore n'abagabo bubatse. Niba wubatse ufite urugo rwawe, birashoboka ko ublaminga partner wawe ko ari mubi. Birashoboka yuko wirirwa uvuga ngo partner wawe agukorera nabi. Hoya, partner wawe ntacyo agutwaye, umugabo wawe ntacyo agutwaye, umugore wawe ntacyo agutwaye. Ahubwo Satani ukurimo, Satani uturuka hirya no hino, niwe ushaka kugusenyera urugo. Haguruka usenge, haguruka ubwire Imana ati Imana, uyitakira ati Imana, bari wowe unyubakira. Bwira Imana ngo ndinda amagambo n'ibintu numva hirya no hino. Bwira Imana, irakubakira kandi iragendana nawe. Ese ubundi hari imbabazi? Reka nze tuvugane ukuri, watandukanye n'umugabo we cyangwa atandukanye n'umugore we, haracyari ibyiringiro ko Imana ishobora kukubabarira. Ariko step ya mbere, genda imbere y'Imana usenga, ubwira Imana ati Imana, ngewe n'umugabo wanjye cyangwa n'umugore wanjye tuzabana karamata, ko twasezeranye nkaba naratandukanye nawe, nkora iki? Haracyari ibyiringiro ko mushobora kwiyunga mugasubirana mukabana. Kuko kujya gushaka undi sibyo bizaguha amahoro, cyangwa kubaho wenyine sibyo bizaguha amahoro. Kuko kuba wenyine bizagushora mu busambanyi, bizagushora mu kurwara uburwayi utazi, bizagushora mu bibazo, mu ngeso mbi. Rero ikintu kiriho, egera umugabo wawe, egera umugore wawe, umusabe imbabazi, uce bugufi, wubaka urugo rwawe. Kuko abagusenyera baragushuka. Ese hari imbabazi? Yego. Zaburi 51 aravuga ngo Dawidi yihana nyuma yo guhemuka. Imana irababarira, ariko gukira bisaba igihe no kwiyubaka. Ngo Dawidi igihe yari amaze gukora icyaha, ngo yabwiye Imana, yabwira ngo arayitakira. Yari umwami, ngo aragenda ngo yambara ibigunira. Dawidi yari amaze gusambana n'umugore wa Uriya. Amaze gusambanya uwo mugore, ngo yohereza Uriya ku rugamba, aramwicisha. Ngo Imana irarakara. Ariko Dawidi yari umwami, ngo yambura imyenda y'ubwami. Arangije ngo aragenda yisiga ibyondo, yivuruguta mu byondo, abwira Imana ngo mbabarira. Wowe ntago uragera ku rwego rwa Dawidi, wowe nturagera ku rwego rw'umwami. Dawidi yari umwami w'abami, wowe uri umuntu usanzwe umeze nkanjye. Ese kuki utakwiyambura iyo myambaro yawe? Kuki utakwiyambura ibyo bintu byawe bibi ngo ugende wumve, ubwire Imana, kinga inzu yawe, ubwire Imana ikuyobore. Ureke kuyoborwa n'abantu, ureke kuyoborwa n'amarangamutima, ureke kwirirwa utuka umugabo wawe cyangwa utuka umugore wawe. Ntago gutukana bizaguhereza amahoro, ahubwo bizaguhereza umuvumo udashira mu buzima bwawe. Uzabaho mu buzima budashira. Reka kublaminga
umugabo wawe cyangwa umugore wawe, shakisha uburyo wakubaka urugo rwawe kandi ruzima. Ibitutsi, gutuka uwo mwashakanye, wagicucu we, wangegera we, wagikiwe, urumva ibyo bintu byose ni ugupfobya umugabo Imana yaremye. Kandi iyo ututse umuntu ngo ubututse Imana, reka nze nkubwire, imivumo uri kwikurura, reka nze nkubwire ntago uzayikira. Ariko haracyari ibyiringiro yuko ushobora kwiyambura iyo myambaro mibi, ushobora kwiyambura Satani uri kugusenya, warangiza ukagaruka imbere y'Imana, Imana ikakubabarira, Imana ikongera ikakunganisha n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, Imana ikakubanisha. Niba waratandukanye n'umugabo wawe n'umugore wawe, aho uri ntago wishimye, ndagira ngo nkubwire, nubwo wagenda ugakora ibyo ukora byose, uzabaho mu buzima bwo kwicira urubanza. Warahemutse, uzabaho wicira imanza. Imana izaguhana, uzahura n'ibyago byinshi. Ndagira ngo nkubwize ukuri mugenzi wanjye, haracyari ibyiringiro byo kwihana. Ariko reka nze nkubwire akandi kantu, nubwo Imana itanga imbabazi, ariko ntago bizakuraho ingaruka y'ikibi wakoze. Iyo ukoze icyaha, ingaruka uzareba, iyo umuntu asambanye ashobora kugenda Imana ikamubabarira ko yasambanye, ariko ntibizakuraho uburwayi yagiye kwandurira muri ubwo busambanyi. Niyo mpamvu n'Imana ikubabarira, ariko ntibikuraho ingaruka z'icyo cyaha. Waragiye usebya uwo mwashakanye, waragiye uvuga amagambo mabi, waragiye ukora ibibi, kandi uwo muntu wenda nta n'icyo yagutwaye kibarika, ahubwo ni ugushakisha rezo yo kuvuga ngo reka ntandukane n'uyu muntu kuko numva ntamukunze, cyangwa wenda numva hari izindi nyungu cyangwa inyungu nashakaga nazibonye. Ariko ndakubwiza ukuri, Imana izakubabarira, ariko ingaruka z'ibyo wakoze ntago zizavaho. Inama yo kurinda ishyingiranwa. Reka turangize mbagira inama yo kurinda ishyingiranwa, wowe ukiri muri mariage cyangwa ugifite isezerano. Gusenga mufatanye, gushyiraho imipaka mu mibanire n'abandi, kuganira kenshi no kuba inyangamugayo, kugira abajyanama b'ukuri. Inama ya mbere yo kugira ngo wubake urugo rwawe ni ugusenga. Titiriza Imana, yibwira ati Imana, nubatse urugo rwanjye cyangwa ngiye kurwubaka, yaba wowe ugiye kubaka cyangwa wowe urimo, bwira Imana ati Mana, ni wowe unyubakira, nta wundi wubaka. Mana, ngirira neza. Senga Imana, hamagara Imana, Imana iragusubiza kandi irakubakira. Iyo uhamagaye Imana ikaba muri wowe, kandi mugasengana n'umupatina wawe, mugasengana n'umugabo wawe, mugasengana n'umugore wawe, hamagara wibwira ati Mana, ndashaka umbabarire, uze unyubakire, ubane nanjye mu rugo rwanjye. Ikindi cya kabiri, gushyiraho imipaka y'imibanire n'abandi. Ese impamvu dushyiraho imipaka y'imibanire n'abandi ni ukubera iki? Nuko iyo umaze gushaka abo bita inshuti zawe cyangwa umuryango wawe, abo nibo bantu wizera, ariko nibo bantu nanone bagusenyera. Nibo bantu bazakubwira ngo umugabo wawe yaciye, nibo bazakubwira ngo umugabo wawe ari gukora, akenshi baba banamubeshyera. Nibo bazakubwira ngo umugore wawe ari gukora, akenshi baba banamubeshyera. Ariko Bibiliya iravuga ngo gushinja umuntu icyaha utigeze umufatiramo ngo ubone ubuhamya, cyangwa ufate abatangabuhamya baje bamusinze babiri, warangiza ugafata umwanzuro, aho ngaho uba uri ikigwari, uba uri injiji. Ntabwo covenant y'isezerano, Imana iduha gusezerana. Ndasobanura, covenant na contract ni ibintu bitandukanye. Niba urasezeranye n'umugabo wawe kuzabana
kugeza ku iherezo. Iyo niyo bita covenant. Covenant yawe rero ntabwo ikwemerera ko inshuti zawe cyangwa abo mubanye nabo baza kugusenyera cyangwa bakubwira ibyo umugabo wawe yakoze cyangwa ibyo umugore wawe yakoze. Hoya, gushinja uwo mwashakanye, gushinja umuntu ibyaha utamufatiyemo, gushinja ibyaha utamusanganye. Bibiliya iravuga ngo nusanga umugore wawe aguca inyuma asambana, wowe ukamwifatira ngo umwandikire ibaruwa yo kumusenda, ariko uyu munsi ntabwo wigeze umufata, ahubwo wumvise amagambo y'abantu, wumva ibintu abantu bakubwira, urangije ufata umwanzuro uhubutse. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, uyu munsi wa none Imana iri mu ijuru ireba hirengeye, ikabona urinosa, ikabona niba koko warabikoze uhubutse, ukaba warashinjije ibinyoma mugenzi wawe, Imana izaguhana kandi yihanukiriye. Nta mahoro uzabona muri iyi si, nta mahoro y'umunyabyaha. Abantu ugendana nabo irinde. Niba ushaka inshuti ya mbere, Yesu niwe nshuti nziza. Niba ushaka kugira inshuti, hamagara Yesu. Yesu arakubera inshuti nziza y'intangarugero. Yesu ajya amereza ibyiringiro ndetse akamereza guseka. Ese wari wabaho useka kandi uri wenyine? Wari waba wumva wishimye kandi wenda uri mu bibazo? Njyewe Imana ijya imereza, ikavuga ati okay, niba utakoze ikosa, nta kosa nishinja. Niyo mpamvu numva mbanezerewe mu mutima wanjye. Rero umuntu wakoze ikosa ahora yishinja mu mutima we, ahora yumva yuko yahemutse, nawe bari araryama ntasinzira, yumva yuko yahemutse mu buzima bwe. Ariko urashobora kongera kugaruka. Imibanire y'abandi n'aba ugomba kumenya. Ese uwo mubanye ninde? Uwo mubanye ubundi ni umwizera? Ese uwo mubanye koko arasenga by'ukuri? Ese koko iyo nshuti yawe, umuryango wawe arakugira inama y'ukuri cyangwa arakugira inama y'ibitekerezo bye? Iyo ukundanye n'umuntu wakoze divorce, iyo ufite inshuti y'umuntu wataye umugabo we, ese uwo muntu azaguhereza ibihe bitekerezo? Reka gukunda, reka kugira inshuti z'abantu reka kugira inshuti z'abantu bataye abagabo babo cyangwa bataye abagore babo, kuko uwo muntu nta yindi nama azakugira, azakugira inama nk'iyo yakoze. Inama nakugira, shaka inshuti nziza. Yesu arakuyobora ku nshuti nziza kandi kugira inama. Iyo ufite umugabo wawe n'umugore wawe kuganira kenshi, abenshi bapfa amafaranga, abenshi bagapfa kutumvikana. Ariko iyo uganiriye n'umugore wawe n'umugabo wawe murubaka, nimugire igihe mugira ibiganiro. Bwira umugabo wangu izi ngeso sinzishaka, bwira umugabo wangu izi ngeso sinzishaka. Mu biganiro, mu bijyeho inama, ibintu byose mugiye gukora mwicare muganire, kandi muganire harimo Imana. Iyo muganiriye ngo muri babiri munasenga, ngo Imana iramanuka ikabana namwe, Imana izabaganiriza, izabakoriyanta muri ibyo biganiro muganira, kugira ngo mubashe kugendana nayo. Haleluya. Uyu munsi ntabwo nabwirije n'inyigisho, kandi iki ni igice cya mbere ngiye gushyiraho. Gira abantu b'inyangamugayo. Gira abantu b'inyangamugayo, ugire abajyanama b'ukuri. Iryo niryo jambo nakubwira, wa mugabo we, wa mugore we, wa mukobwa we ugiye gushaka, wa mugabo we ugiye gushaka. Kora subscribe, usharinge kino kiganiro ku bantu kugira ngo babashe kumenya ese gushakana niki. Niba koko warashatse, harimo between contract and covenant. Ariko niba ugiye kugirana contract n'umugabo wawe, uzi yuko muzamarana igihe, waba ibyo wamushakaga wabibura ukagenda, iyo ni contract. Niba ugiye gushaka umugabo uzi ko agiye kukujyana mu mahanga, muri Amerika cyangwa muri Canada, iyo ni contract. Niba ugiye gushaka umugabo ibyo ugiye kugira gute, iyo ni contract, ntago ari covenant. Rero niba umuntu yaragize contract, ni ukuvuga ngo ntago yigeze ashaka.
kuko contract ntabwo imbere y'Imana bivugwa, ahubwo ibyo bica covenant, gusezerana mu kuri. Ese mu gihe mwateretanaga mwavuganye ayahe magambo? Ese imitoma mwavuganye, amagambo mwaganiraga ko mutazasigana, ese koko uzayakomeza? Ese niba utayakomeje ni izihe ngaruka zizakubaho? Ese ni ibihe bibazo uzagira? Rero nyuma yo gukora, umuntu akora ibintu azi ko yishimye, ariko nyuma hari ibibazo bizakuzira kandi ndetse utazashobora no kongera gusolva. Uyu munsi ndakubwira hari ingaruka, izo ngaruka nyinshi reka tuzirinde. Twazirinda gute? Twazirinda dukunda abantu b'ukuri. Niba koko tugiye gukunda, dukore isezerano ry'ukuri twabitekerejeho. Ejo tutazavuga ngo uyu muntu nashatse ni umusaza, uyu muntu nashatse ntabwo ambereye, uyu muntu nashatse ntabwo tuberanye. Ese icyo gihe mwateretanaga muterana imitoma, ntabwo wabonaga ko ari umusaza? Ntabwo wabonaga ko mutaberanye? Uyu munsi wa none nibwo ugiye kubona ko mutaberanye. Uwo mwashakanye uko yaba ameze kose, Imana ntabwo yigeze irema umuntu mubi. Twese yaturemye neza kandi duhereza ubwenge neza. Ntabwo uruhu cyangwa kubona isura, uru ruhu rurapfa rukabora. Urimo uranyumva? Rero reka gutekereza ibintu bidakwiriye, ahubwo uhamagara Imana ikubakire, ibane nawe. Wa muntu ugiye kubaka, sharing iki kiganiro ku bantu bagiye kubaka, sharing iki kiganiro kuri kapo ziri mu manegeka. Ndabizi ko hari abantu benshi barara, umwe akarara mu cyumba akarara mu kindi cyumba, ariko ndagira ngo nkubwire, ganira n'umugabo wawe, ganira n'umugore wawe. Iki kiganiro kiragufasha kongera kubaka ubuzima. Nukuri mumpamagare, ngiye shyiraho nimero zanjye. Nimero ni 5202752345. Mumpamagare tuganire, dusenge. Imana izakora ibitangaza, Imana izakugirira neza. Ijambo rya nyuma riravuga ngo niba koko umugore wawe cyangwa umugabo wawe adecidinze kugusiga akagenda, wowe yasize ntabwo ufite ikibazo, ahubwo wagiye niwe ufite ikibazo, kuko uwo muntu wagiye afite ibimujyanye kandi ibimujyanye ntibinagaragara. Ndagira ngo nkubwize ukuri, Yesu uri hejuru, Imana iri hejuru, ireba ibiri hano byose byo ku isi. Ariko uyu munsi wa none icyo nakubwira, Imana ikubakire kandi ibane nawe. Uyu ni Isaac umuvugabutumwa, ndetse uzajya ugenda ubagezaho ibiganiro kuri Isaac Media. Munkorere subscribe, sharing ibiganiro byanjye, nzajya mbagezaho ibintu byinshi. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha, ndabishimiye. God bless you so much. Hallelujah, hallelujah.